No wahise numve ndagukunda umfashe kwawe rega umfashe bro nawe ndeka ariko ndagukunda nibyo wahisemo usigaye gutekana nega nibyo wahisemo bro wandetse nibyo wahisemo Magara ufite telefone uyifate ufite icyo kibazo umwanya wawe usigaye ni umwanya muri munsi y'abazi cyangwa se ufite ukundi kuntu ntawe ntibigira akunda uko yabisa kose arabizi kose none se amakuru y'umukecuru ntabwo wamumenyeshe gahunda ufite gutegura cya kintu uyashima abanje n'ibikora kugira ngo tubanze tubibone umva twabishira mu kuwe kwezi bishima bimwe ngeze mu tambuka kwezi ngenda nshaka ko niwangira gusa ibyiza ndakwizera cyane se nibizera ko muhaye njye nawe kandi urabizi rero ujya twakora urabizi rero kugira ngo uve mu nzira urashaka kuzakurwara oya sheri ntabwo ubwo bwiza bwawe se kugira ngo buriya wapima bureba ntabwo yanjye muri iyo ntabwo ndi kubivuga ariko byashoboka uko sheri ngiye hari ikintu umwanya naguhaye ungana gutya undi nawuha bizinesi mba naretse ku bwawe ntabwo bizi ibintu mba ndimo nigomwa akazi ku bwawe ndahagarika byose ndaguhaye ngo umwanya tuganire twishime dukoze urugendo runzani iwanyu uko byagenda kose ni uko none se urumva twabishira byari basubira mu kwa kabiri byaba yego birasaba ko utegura mu buryo wari ukamenya ngo azahita icyo kuza hano mu rugo wa kabiri nyine impamvu nayo dukeneye mu kwa kabiri ubwo numvaga wenda nko mu kwa 12 wenda aribwo nimutanga ko twagera mu muryango ni byiza cyane mbese uri kubona umuntu wenyine bagiye mu kazi musaza wanjye sinabwo ubona ukuntu yabaye umusore yabaye igisore da nyine nawe yagiye aya ushaka gutegura kugenda ndetse kwiyongera ibiro basoma ubutira cyangwa twasohotse ku mazi igihe uheruka ndashaka kumva ahubwo nibaye reka tujye ku mazi ni byiza ariko dushaka gutera ujya kugira menya ngo ikiyanguha umwanya nguha akavuga ibiju tuzu yashimisha umutima aryoheye amatwi atumurangara akareka imirimo kuko wenda afite icyo akungura arandubura cyane ibindi gushaka kumva icyo gutwaye igikobwa kirabagabura kwitaho cyane mu buryo bwiza bushimishije aho ndifuza ko byazagendaho ubwo rukundo kwitaho waha buri kimwe icyo uzabura icyo ngusaba umwanya wawe umutima unkunde ngukunde kandi biziko mukunda
undi ndetse wowe wambaye hafi mu bihe bikomeye unyitaho ntakuzi ungirira impuhwe bituma numva nta kintu nakwita uretse kuzagushyiramo byiza cyane ndishimye cyane ariko kubera kureba ndishimye kubera kureba ukagira iki ahubwo nakwicishije inzara cyane rero kawe ntawe uhagije oya no nta nzara nagira ndi gukunda sure inzara inyota ububabaro ishavu agahinda birahunga sure wowe uri byose mbese njyana mu bihe by'umunezero ibihe by'ibyishimo umva nguwe neza n'igihe stress zose zo mu kazi umva nguwe neza niyo mpamvu nakora imana n'abatyo kugira ngo tuganire umva bafite stress nyinshi mu mutwe ndavuga nti mbona umukunzi uri kose ariko si byiza kwakira ndabizi buri mu kazi sibyo ariko yaho wari wahamagaye ukabwira ko ugiye gutya ko ntacyo wamubwira nta kibazo nabona ko ntacyo mbaye na none yego si koko shira arankunda cyane nta musore yaba nk'inawe urushya nanjye ndaje ndamukubitiramo akantu ashyira ahubwo ndaje urabirya uranyuma inyuma kanakoreka mbende wigenje icyo nzi cyo noneho niba unkunda uransarira ariko nze nkwereke sha Sheri Ekremel ntabwo nagutindiye se nta kibazo rega nakubwiye ko iyo nakubonye byose biba bihagije Sheri waratetse neza yego afite napeti ndabyumva ariko se naravuye ko nkukumbuye use koko Sheri wariye ndagukumbuye ndabizi nawe rega kuko iyo nakubonye ndabizi ndahaga ndi byose nyine kurya ni byiza ariko nanone ndagukumbuye ndagushaka wambariye basi ukarya ndagushaka Sheri basi wanyemereye basi ndagushaka uri kunshaka se nese n'ibyo kumwe turi kumwe se icyo utumva ni iki mbwira nyine yase ndagusobanura byose wambwira wapi ndagushaka wowe ndikugushaka ariko nyine wariye nyine kurya ndarya nta kibazo Sheri wariye ariko baburitse mwana kubwira ufite ijambo ushaka kukubwira nuko gushaka ndumva nkumbuye kurya mu gituza ndumva nkumbuye kutuganira Sheri suko wariye reka iyo nkubwire nyine baburitse gatoya nyine Sheri oya se wariye shira se ngwereke ariko nyine ntimisane nta kibazo ntimisane nkwereke baburitse nyine baburitse ariko akantu gatoya baza kugira akantu gatoya konyine ndahita bushize hariya nukuri gushaka nyine baburitse gatoya nyine uri kunjijisha ndabizi urashonje nyine wiriwe mu kazi tunyumve basi ushobora kunyumva bebe ushobora kunyumva sibura ko mukunda ndabizi ushaka kukubwira bushize hasi ubiyaje nyine bushize hasi nyine ndabyumva nyine baburitse gatoya nyine shira hasi maze mbwira akantu kamwe gusa nyine ndarya pe
ndarya ariko wetse mba ngira kandi kamwe konyine basi sheri oya baburetse gatoya usakano nibutsa kano kamwe agakise Scovia Islam. Islam bro. Sister Islam. Islam bro. Islam bofego. Essa sister kitagomba yuko bofari bose. Sinaye kuba wagiye sha bro mane yanjye. Nanaguhamagaye telefone yawe irananira. Mwana shamubizi twagoswe nyine. Nari nashaka kuvuga nyine ko bofre wawe yaje. Naso bofre ngo cyane gute. Sister none yatetse neza si. Ndashonje kabisa. Uya ibiryo ni byashije. Ni byashije. Bashishiri bamwe sakirira ko aje nashonje. Njye nta kibazo. Uya sheri ni ibyawe. Nakubwiye ko iyo ufite. Na bofre arabizi. Oya sha bofre. Aya umva nkubwire. Ureke yiri. Uba wirira bofre. Iyo watanga. Uya. Ashiri umva nyine. Ureke kuki ufite ikibazo ki? Oya. Reka bofre yiri ariko. Reka bofre yiri. Ako bro. Oya nkubwire. Bro waretse ibyo biryo bro. None se kuyamaze. Bro reka ibyo biryo. Umva ariko. Akubwire. Yene vuga nkubwire. Ndakubwire. Bofre ni cyabarya tuganira. Sufite iki kibazo. Nose kumubona wishimye mu maso. Nose ako bro. Cyane ngo gutase. Ega none se umva nkubwire uburuzi ko ntakubonye amayeri yawe musigaye mukundana noneho ese buri kuvuga iki ndagukunda sari musaza wawe musigaye muteretana uruzi ko ntakubonye ariko nyine ni mukundane oya sheri iki no wahise numve ndagukunda ufashije wawe rega umva sheri bro nawe ndeka ariko ndagukunda oya nibyo wahisemo musigaye mutetana nega nibyo wahisemo bro wandetse nibyo wahisemo ndeka sheri waje sheri